bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Inshuti uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro yumvikanira ku murongo wa FM 106.4 ngo haye ikaze muri gahunda y'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe uburyo kubahiriza amategeko y'Imana ari kimwe mu byangombwa byo kubona ubugingo buhoraho. Ni ijambo ry'Imana ugezwaho n'umubwiriza butumwa bwiza witwa NZARAMBA Emmanuel, yabwirije tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2015 ku itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Muhima muri konferanse y'Iburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, aho yari mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Nshuti uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ndakurarika kugira ngo ukomeze kuba hafi ya radiyo yawe maze wumve uburyo amategeko 10 y'Imana afite agaciro gakomeye cyane mu bijyanye no kubona ubwami bw'ijuru. Kuri mikoro uri kumwe na Onesifore yadusoneye. Ejo twarebeye hamwe icyigisho cyanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mu gice cya 6, aho twarebye icyigisho kivuga ibya Daniel mu rwobo rw'intare. Muri icyo cyigisho twarebye ibizami 2 umuntu wese agomba gutsinda mbere yuko ashingura ibirenge mu isi ngo ajye mu ijuru. Muri icyo gice haranditse ngo umwami Dariyo yashatse kugabanya isimo intare 120 ngo azigabire abatware bakuru, kandi afata n'abatware 3 kugira ngo babe ba minisitiri w'intebe, bajye bashyikiriza umwami ibyo rubanda rwifuza kandi bashyikirize rubanda ibyo umwami arushakaho. Muri abo bantu 3 batoranyijwe na Daniel yaragenje ate? Yararimo. Daniel uko yarushagaho kugenda agaragaza ko abana n'Imana kandi umwuka wera mubamo, niko bagenzi be bari bafatanyije ubuyobozi bakomeje kumwanga, ndetse batangira gushakashaka impamvu zose zatera Daniel kugaragara yuko ari umunyamakosa. Ariko nk'uko twabisomye, Bibiliya iravuga ngo bashakashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware bwe, bagenza bate? Barayibura. Maze ku murongo wa 5 baravuga bati nta mpamvu tuzabona kuri Daniel kuko ari umwiringirwa, kuko adashobora kubonekaho n'amafuti ngo cyerekane tuyishakira mu byerekeranye n'amagambo y'amategeko y'Imana ye. Ejo nababajije ikibazo umuntu wese yagomba gutaha atekerezaho, ariko iminsi y'imperuka tugezemo iteye agahinda. Umuntu asohoka mu rusengero yafashijwe, yagera hanze agasuhuza abantu 2 gusa, ukagira ngo hari umukamuye. Akagera mu rugo watakinibuka ati bigishije iki gusuhuza abantu 2 gusa. Mbese ni bande batashye batekereza kuri cya kibazo cy'ingutu twabonye ejo? Ikibazo kibaza ngo mbese ko Daniel bamushatseho impamvu bakayibura, bakagerageza rwose bakayishakisha, kandi abanyarwanda baravuga ngo ugushungura nta kuburamo inkumbi, ndetse abanyarwanda baravuga ngo impamvu inganururo, ariko niyo ntoya cyane bayishatse kuri Daniel. Bagenza bate? Ejo nababwiye ko Daniel yari ameze nka Yesu neza, kuko ubuzima bwa Yesu kuva amaze kuvuka kugeza bambwe ku musaraba i Karuvari, ubuzima bwe bwuzuyemo gahunda yo gushakwaho impamvu. Ariko Imana ishimwe, ntabwo abayuda bigeze bagenza gute, ntabwo bayibonye. Abaje kumubaza niba gutanga umusoro ari ngombwa, nta kindi bashakaga ni ukugira ngo bamuboneho iki? Bamuboneho impamvu bamwice. Abazanye umugore nubwo abatabizi bagira ngo ni umugore washakwaga, ariko washakwaga ni Yesu, kugira ngo bamukureho impamvu ntoya gusa maze babone uko bamutera amabuye. Icyateye abayuda gutinda kwica Yesu nuko bamaze igihe kirekire barabuze impamvu nubwo yaba ntoya. Ndetse muribuka yuko n'igihe bamuzaniraga Pilato agafata igihe cyo kuganira nawe nk'umuntu wize amategeko, umuntu uzi kugenza ibyaha akabibona, yarasohotse abwira abantu atumva njyewe nta mpamvu ngenje nte.
mbese muvandimwe wanjye, guhera mu gitondo tutarebye mu bintu byinshi, turebye gusa mu magambo uvuga, mbese umwanzi wawe yagushakaho impamvu akayibura. None se turebye mu kazi ukora, muri serivisi uha abakugana, mbese nta mpamvu irimo. None se turebye mu baturanyi bawe, ba bandi musaba n'umunyu, mbese rwose nawe bagushakaho impamvu bakayibura. Kandi kugira ngo tujye mu ijuru ni uko abantu badushakaho impamvu, maze kandi tutayishakaho n'abatwifuriza icyiza, ariko bakagenza bate? Bakayibura. Ejo nabasomeye amagambo avuga ngo Daniel ni icyitegererezo ku bantu bose, ngo kandi icyigisho cya Daniel kikure kwigishwa abakristo bose. Baravuze ngo mbega imfura ishikamye, ngahagaze imbere y'abisi, ari icyitegererezo gikwiriye ishimwe. Icyo kizami cyo kuba abantu bakuburaho impamvu ni ikizami cyagaragaza ko uzi Imana neza, kandi kutayizi mu mutwe gusa, ahubwo yakoze igitangaza mu mutima wawe. Daniel yari asigaje gutsinda ikizami kimwe, kandi ngo yagomba kugikorera ku byerekeranye n'amagambo y'amategeko Imana yagenje ite? Imana yavuze. Maze abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tuzabona kuri Daniel umurongo wa 6 w'igice cya 6 keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Bahise bagenda bandika urwandiko rwitondewe cyane, urwandiko ruhisha uburyarya bwinshi, urwandiko ruzwi impamvu yarwo n'abarwanditse gusa, abandi bose bari bazi impamvu itariyo. Maze urwo rwandiko baruzanira umwami Dariyo, baramubwira bati, nyaguhoraho, nyagasani mwami, dutekereje ibintu byiza wadukoreye, dutekereje ahantu wadukuye, dutekereje uburyo waduhaye akazi, twatekereje ikintu natwe twakwitura, dusanga ikintu twakwitura ari iki? Ari uko mu minsi 30 umuntu wese icyo ashaka gusaba azakigusaba, umuntu wese uzashaka gusenga azagupfukamire, nawe uri Imana nk'izindi mana zose. Ariko babwira uwo mwami Dariyo bati, none nyagasani, uru rwandiko ruhamye, maze urushyireho kashe, urushyireho isinya, kugira ngo amategeko arimo atazagenza gute? Atazakuka. Ejo nababwiye ko umwami Dariyo yarinze asinya urwo rwandiko atazi ngo rugendereye iki, atazi ngo rurahiga ndi, atazi ngo ingorane ruzatera niyihe, atazi ngo wakwanga ibyo ngibyo abo bantu banditse yaba bijijije iki. Maze umwami Dariyo ashyiraho isinya. Umurongo ukurikira uvuga ngo Daniel yumvise yuko umwami yasinye, ngo agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yarakinguye, ngo akomeza kujya apfukama 3 uko yari atuwasenga, asenga Imana ye. Nuko babagabo bahita baza kumucunga, baragenda babwira umwami bati, mwami nyagasani, mbese rwa rwandiko urarwibuka? Ingingo zirimo urazizi? Ati ndazizi. Umuntu bita Daniel se uramwibuka? Maze nibwo umwami yabaye nk'umuntu uvuye mu bitotsi, ahita amenya icyo rwa rwandiko rwari rutwaye, ahita amenya uwo rwahigaga, amenya n'uwo rushaka kwicisha. Maze baravuga bati, umunyagano witwa Daniel niwe wenyine utabyitayeho, kuko ubu ngubu nubasenga 3 kumu bavande. Ayo magambo yateye umwami Dariyo agahinda gakomeye ukurikije urukundo yakundaga Daniel. Bibiliya avuga ngo yashyize umutima burinda abwira kuri Daniel, ashakisha inzira yanyuzamo kumukiza. Ariko buri minota 10 abo bantu baragarukaga, maze babona atabyitayeho, babona kirimo gushakisha inzira zo kumukiza, mu mwanya bakagaruka bati, turajya ngo tukwibutse ko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atagenza ate? Atavuguruzwa. Maze umwami abona neza buzi inzira yakizamo Daniel, ati nimugende mumuzane. Ejo narababwiye ngo niba turi inyangamugayo ku buryo abantu badushakaho icyaha bakakibura, dusigaje gutsinda ikizami kimwe, kandi tuzagikorera ku magambo y'amategeko Imana yagenjeje ite? Yavuze. Mu minsi iri imbere hagiye kuzandika urwandiko rumeze nk'uru. Uru rwandiko ruzandikwa n'abantu babyitondeye, nibo bonyine bazaba bazi impamvu y'urwo rwandiko, nibo bazaba bonyine bazi ngo umuntu utezwe ninde. Uru rwandiko leta yose yo ku isi, guhera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zizarinda zisinya urwo rwandiko rishyiraho umukono, rutazi ngo rugendereye iki. Nababwiye ko urwo rwandiko ruzaba rufite ingingo 3. Ingingo ya mbere, abo bantu bazazana uburyarya nk'ubwo bari abantu bazanye, bazavuga bati, dukurikije ibibazo isi ifite, dukurikije uburyo ekonomi yayo imeze nabi, dukurikije uburyo hari akavuyo kenshi, twigiriye inama yo gushaka uburyo ibintu twabishyira mu murongo, none twashyizeho urwandiko, itegeko. Iryo tangazo rizajya rivuga ngo guhera rendi kugeza vanderedi ni iminsi y'akazi. Niba ushaka umuntu, ubwo uramushakira mu kazi. Nta muntu wemerewe gusenga k'uwo munsi, nta wemerewe kujya ku isoko. Ni iminsi yo kugenza gute? Ni iminsi yo gukora. Iryo tangazo ryazaba rivuga ngo samudi
ni umunsi wo kujya guhaha ku bajya guhaha, ukaba umunsi wo kujya gufata ibiryo ku bahinzi babihinze bakabishyira mu nzu imwe. Uwo munsi witwa samudi, amazu atanga ibyo kurya azajya bakinguye, amasoko azajya bakinguye, kandi bazavuga ngo dimanche ni umunsi wo gusenga. Iryo tangazo bazarishyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izarindira isinya itazi ngo ritwaye iki, izarindira isinya itazi ngo ryangije iki, izarindira isinya itazi ngo uwaryanga yaba arijijije iki. Ariko igihe bazaba bamaze kurisinya, nk'uko igihe bari abantu bari bamaze kubona sinya, babitse urupapuro ahantu hahishe cyane bati okay, Daniel tugenje gute, turamubonye. Bavandi, igihe abo bantu bazaza rero bakabwira abami babo batumva bya bintu mwasinye, hari agatsiko gatoya k'akagurupe ku munsi wo gusenga usanga bagiye guhinga, ku munsi wo guhinga usanga bagiye gusenga, nibo bonyine biciye gahunda. Nibwo buri muyobozi wese azahita amenya icyo rwa rwandiko rwari ruvuze, icyo rwishe n'uwo ruhiga. Ejo nabwiye ko kujya umuntu ajya gukora icyo kizami gikomeye gutyo kizasaba kujya mu rwobo rw'intare, ni ngombwa ko aba yaragize imbaraga kugeza ubwo azaba yaratsinze ikizami kikibanziriza, akaba arashatsweho impamvu yaba na ntoya ikabura. Nta muntu ushobora gukora ikizami kiremereye yarananiwe icyoroshye. None se umuntu nananirwa gukiranuka mu mahoro yakiranuka ari bumena amaraso? Iki kintu nubwo abantu batacyumvira mu murongo wabyo, Bibiliya iravuga mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ejo nababwiye ibizami bibiri, kandi nabagira inama yo kubitekerezaho ngo umuntu arebe niba azashobora guhagarara. Ariko nk'uko Daniel yagiye mu rwobo rw'intare akavamo ari muzima, abantu bose bazazira amategeko y'Imana, bagashyirwa mu makasha atandukanye, bagashyirwa mu bihanamanga. Hazashyirwaho itariki imwe yo kubatsembera icyarimwe, kandi iyo tariki itaragera Yesu azagaruka. Bose bagomba kuva mu rwobo rw'intare, nta n'umwe upfuye. Ni itegeko ryanditswe n'Imana idashobora kubeshya. Imana ihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba ndagira ngo turebere hamwe ikindi cyigisho cy'ingenzi gishobora kudufasha kumva neza icyo Bibiliya yigisha, kandi turi busome mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 19 umurongo wa 16. Cyigisho tugiye kwiga kiraboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 19 umurongo wa 16. Naho turahiga ibintu bibiri bikomeye by'ingenzi ngusaba gutegera amatwi. Kandi mbere yuko dutangira, reka ngusabe uhombeke amaso yawe kandi ucishe bugufi umutima wawe imbere y'Imana, maze dusenge. Mana yacu nyir'ubushobozi kandi nyir'ububasha, abana bawe abo wakunze cyane bikagutera kwitanga ku musaraba ku bwacu, tugushimiye ko urukundo wadukunze ari rwo wakomeje kudukunda no kugeza uyu munsi. Tugushimiye ko gukiranirwa kwacu kutigeze gutera Imana kutwanga no kutwivumburira. Nicyo gituma n'uyu munsi waturaritse kugira ngo ukunde uduhamagaze ijwi ryawe kandi uturangire inzira yo gukiranuka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kutinda kurakara, tugushimiye ko imbabazi zawe ziruta ibyaha byacu, kandi tugushimiye ko wagusanga abikuye ku mutima kandi abigambiriye wamwakirana amaboko y'urukundo. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Wongeye kuduha amahirwe, reka muri aya mahirwe kutubera imfabusa. Ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, turagusabye ngo dusukire ku Mwuka Wera. Ijambo ryawe uritere gukora umurimo waryo mu mitima yacu. Uturinde yuko ryaca mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, uturinde yuko ryatubera amakara tugeretswe ku mutwe. Turagusabye ngo urikoreshe ngo ritubere impamba izatugeza mu bwami bwawe, kandi usobanurire umuntu wese wicaye mu iri teraniro. Uturinde kumvirana ngo twumve nabi twihamagarire kurimbuka, ahubwo icyatuma umuntu wese ahabwa agakiza kandi akazagusanganira, umucira inzira yo kugira ngo acyumve kandi akigundire. Maze igihe uzagaruka ugahamagara amazina y'abakwizeye, uzaduhe kuzumva amazina yacu tugusanganire. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cya 19 dusoma umurongo wa 16. Amagambo afite umutwe uvuga ngo iby'umusore w'umutunzi. Mw'iri somo
ndagira ngo tuze kwita cyane ku gisubizo Yesu yatanze bitewe n'ikibazo uyu musore w'umutunzi yabajije. Umurongo wa 16 uravuga ngo nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati mwigisha mwiza nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Reka mbabaze, mbese mwiri teraniro hari umuntu udafite iki kibazo uyu musore yari afite? Hari umuntu n'umwe ikibazo kimuraje inshinga kitari ukumenya icyo yakora ngo azajye mu ijuru? Impamvu iki kibazo tugomba kucyitaho cyane nuko iki kibazo aricyo cyadukuye mu rugo iwacu, nuko iki kibazo aricyo cyatumye twemera gusiga akazi kacu tukaza. Iki kibazo kirakomeye kandi ndagira ngo mbamenyeshe ko igisubizo cy'iki kibazo cyanditse muri Bibiliya. Igitangaje nuko igisubizo cy'iki kibazo cyatanzwe na Yesu ubwe. Bene data, ntabwo abantu bakeneye yerekwa kuri iki kibazo, ntabwo bakeneye inzozi kuri iki kibazo, kuko igisubizo cyacu Yesu yasize agenjeje ate yaragitanze. Ahubwo ikibazo gisigaye niki? Mbese igisubizo cyacyo turi bucyemere? Amateka y'uyu musore atubwira ko nubwo Yesu yamubwiye igisubizo cy'iki kibazo, kandi Bibiliya itubwira yuko ngo yaje yiruka cyane, ameze nk'umuntu ufite ishyaka, ameze nk'umuntu koko utari we warota amenya icyo yakora, ariko akimenya yaragikoze? Ntabwo yagikoze. Kandi icyo nicyo kinteye ubwoba mwiri teraniro, yuko nubwo abantu bose bagaragara ko icyabakuye iwabo ari ukugira ngo bamenye icyo bakora ngo bazajye mu ijuru, ariko ikibabaje nuko ubu dushobora kukimenya ntitugikore. Reka dusome. Umusore yarabaje ati mwigisha mwiza nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Umurongo wa 17 nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa ni Imana, ariko nushaka kugera ku bugingo witondera iki? Niko byanditse muri Bibiliya. Yesu yaramubwiye ngo niba wumva ushaka kugera ku bugingo, icyo kibazo kikaba kiguturutse ku mutima atari ukubera amagambo y'umunwa gusa, ukaba wumva ibyo bintu bikuraje inshinga, ukaba wumva rwose agakiza kawe kakubabaje, igisubizo cy'icyo kibazo cya mbere ni iki? Nushaka kugera ku bugingo genda witondera iki? Yesu yashyize icyangombwa cyitwa gukomeza amategeko mu byangombwa byo kugira ngo umuntu ajye mu ijuru. Ariko abantu benshi cyane bitwa abakirisito, iyo basomye ngo bumva Pawulo yarababwiye ngo amategeko ntacyo ahuriyeho no kujya no kujya mu ijuru. Ariko se wenda nshime yuko abo bantu babyumva nabi. Niba Pawulo yaravuze gutyo, Yesu akaba yaravuze ngo nushaka kugera ku bugingo genda witondera amategeko, ari ibyavuzwe na Yesu n'ibyavuzwe na Pawulo, ibyaba bikomeye ni ibihe harya? Yesu yaravuze ngo niba wumva ushaka kugera ku bugingo genda witondere. Bari bamubajije ngo nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo? Aravuga ngo niba wumva ushaka kugera ku bugingo genda witondera amategeko. Ariko iki kibazo ndagira ngo mbereke n'ahandi Yesu yagishubije. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 25. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 25. Aha naho hari umuntu wabajije Yesu, kandi igisubizo nabwo ni Yesu wagitanze, kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu ko yari ejo n'uyu munsi niko agenza ate. Ubu niba Yesu yaratanze iki gisubizo muri 30, n'uyu munsi nicyo gisubizo cya mbere cyo kugira ngo umuntu agere ku bugingo. Reka nsome muri Luka igice cya 10 umurongo wa 25 haravuga ngo nuko umwe mu bigisha amategeko. Nshuti yanjye, iri somo ryanditse muri Luka ntabwo ari rimwe tumaze gusoma. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Mbese iki kibazo kimeze nka cya kindi? Ariko reka wumve ukuntu Yesu yamushubije. Umurongo wa 26 nawe aramubaza ati byanditswe bite mu mategeko? Icyo yasomamo ni iki? Iki gisubizo ntikimeze nka kimwe Yesu ubwo yatanze ahandi. Niba Yesu yaramubajije ngo byanditswe bite mu mategeko, icyo yasomamo ni igiki, buriya yaramubwiye ngo uko byanditswe mu mategeko niko ugomba kugenza gute? Niko ugomba kubikora ngo uzahabwe ubugingo buhoraho. None se mushiki wanjye, none se mwene data, wowe
utekereza yuko kujya mu ijuru ntaho bihuriye no gukomeza amategeko, wowe utekereza yuko rwose Pawulo yavuze yuko amategeko atajyana umuntu mu ijuru, ibyo bintu wabikuye hehe? Ejo uzaze wumva ayo masomo bivugamo, wumva icyo asobanura. Hari igihamya yuko utayumva neza, kuko si impamya ko Pawulo na Yesu bashobora kugenza gute? Kuvuguruzanya. Nuzajya usoma Bibiliya ukumva iravuguruzanya, jya umenya ko wayumvise nabi. Bibiliya ntishobora kuvuguruzanya, kandi ntabwo Imana ishobora kuvuga ikintu ngo mu bundi buryo yongera igihindure. Niyo mpamvu ko Yesu yabibwiye umusore, ni nako yaje kubibwira uyu mwigisha amategeko. Bose yababwiye ko icyangombwa ari ukwitondera iki? Amategeko. Ejo twabonye uburyo abantu bazakorera ikizami ku mategeko, n'ubundi rero aya mategeko ni icyangombwa cyo kugira ngo umuntu azajye mu ijuru, azashingura ibirenge bye mu isi, azajye mu ijuru, nuko yitondera amategeko y'Imana. Ndetse nusoma muri Bibiliya yawe uzabona yuko aya mategeko muri Bibiliya, ibintu biba muri Bibiliya ubundi, ibintu biba muri Bibiliya byanditswe n'abahanuzi, ibindi byandikwa n'intumwa. Icyakora hari ikintu kimwe kiba muri Bibiliya gifite umwihariko, ni amategeko. Burya yo yanditswe n'urutoki rw'iki? Rw'Imana. Utinya yuko igihe Mose yari amaze gusanga baramye ikimasa maze akayakubita hasi akayamena, ntabwo Imana yamubwiye ngo warayasomye uzongera uyandike, yaramubwiye ngo uzongera ubaze ibisate ugaruke nongere ngenzene nyandike. Burya amategeko y'Imana muri Bibiliya niyo yanditswe n'urutoki rw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko ibintu byose byanditse muri Bibiliya byanditse mu mpapuro, ariko ngo amategeko Imana yanditse ku bisate by'iki? Ku bisate by'amabuye, ngo bibe igihamya yuko atazavaho na rimwe, ngo bibe igihamya yuko atazigera kuka, ngo bibe igihamya yuko icyoroshye ari uko ijuru ryavaho cyangwa isi, ariko hatavaho inyuguti imwe, atavaho inyuguti imwe. Amategeko rero ni icyangombwa cyo kugira ngo uzajye mu ijuru. Ndetse hari igihe abantu bajya babyumva nabi, ariko Yesu ngo bigeze bamubaza ikibazo cyanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 22 ku murongo waho wa 34. Barimo bamubaza itegeko rirusha yandi gukomera. Itegeko rirusha yandi, iri somo rijya risitaza abantu. Haranditse ngo Matayo 22 umurongo wa 34. Ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Aha avuga yuko ngo yavuze amategeko abiri. Yaravuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, kandi n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko. Iyo abantu basomye iri somo baravuga bati, ntiwumva ko amategeko ari abiri? Ntiwumva yuko Yesu yaje akayahindura? Ntiwumva yuko kwikundira abantu ari byo byiza? Ntiwumva ko gukunda Imana ari byo byiza? Ntiwumva ko ibyo by'amategeko ntacyo bimaze? Ariko ndagira ngo ngusobanurire isomo icyo rivuze. Ndagira ngo nkwibutse bwa mbere yuko amategeko Imana yanditse ku bisate bingahe? Buriya biriya bisate bibiri, igisate cya mbere cyari cyanditseho amategeko 4, igisate cya kabiri cyari cyanditseho amategeko 6. Amategeko y'Imana uko ari 10 agabanyijemo ibice bibiri, kandi igice cya mbere cy'amategeko y'Imana kivuga isano iba hagati y'Imana n'umuntu. Igice cya kabiri cy'amategeko y'Imana kivuga isano iba hagati y'umuntu na mugenzi we. Urugero, iyo tuvuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ni isano y'umuntu n'Imana, ari ryo tegeko rya mbere. Irya kabiri avuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, ngo kuko Uwiteka Imana yindi Imana ifuha. Iryo ni itegeko rivuga isano iri hagati y'Imana n'umuntu. Ntabwo ari isano y'umuntu na mugenzi we, ahubwo ni isano y'umuntu n'iki? Itegeko rya gatatu ravuga ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana. Iryo tegeko rivuga isano iri hagati y'umuntu n'Imana, rya gatatu. Irya kane ravuga ngo wibuke kubaha umunsi w'isabato, ngo kuko Imana yaremye mu minsi 6 wa karindwi ukaruhuka, ngo nicyo cyatumye umugisha umunsi wayo, ikawe ivuga isano iri hagati y'umuntu n'Imana. Ayo mategeko 4 niyo asobanura isomo itegeko rivuga ngo ukundishe Uwiteka Imana umutima wawe, kandi ayo mategeko 4 niyo yari yanditse ku gisate kimwe muri bya bisate bibiri. Andi mategeko 6 asigaye yose avuga umuntu n'undi, sibyo? Urugero, irya gatanu bavuga ngo wubahe so, uwo ni umuntu n'undi. Irya gatatu bavuga ntukice, ni umuntu n'undi. Ntukibe, ni umuntu.
amategeko 6 yandi urinda ugera kuri ntukifuza ibya mugenzi wawe, byose ni umuntu na mugenzi we. Ayo mategeko 6 yari yanditse ku gisate cya 2 kandi asobanura amagambo avuga ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko ugenza ute. Ntabwo Yesu yigeze akuraho amategeko 10, ahubwo Yesu yavuze ko amategeko 10 yanditse ku bisate 2. Nicyo buri uriya murongo uvuga yuko amategeko 10 yanditse ku bisate 2. Amategeko 10 yanditse ku bisate 2, yanditswe n'urutoki rw'Imana, iyandika ku mabuye, kandi Yesu yagize icyangombwa cya mbere kugira ngo umuntu azajye hehe, azajye mu ijuru. Kandi umuntu wumva rwose atari mu cyangombwa azongera asome Bibiliya yitonze, ashobora kuba arayisomye nabi, nibwo azabona ikintu Imana ivugira mu ijambo ryayo. Kandi hari ikindi kintu kijya gituma abantu bibeshya, nubwo ejo nzakigarukaho ariko ngisomeho gatoya. Ndagira ngo mbasomere isomo ryanditse mu Kuva, mbasomere n'iryanditse mu Gutegeka kwa 2. Hose ndasoma mu gice cya 31. Yaba mu Kuva ndasoma mu gice cya 31, yaba no mu Gutegeka kwa 2 ndasoma mu gice cya 31. Reka tubanze mu Kuva mu gice cya 31 maze muze mwumve ibintu bitangaje bihanditse. Abafite Bibiliya mujye muyisoma kandi mujye muzana n'udukarabo mu mwandike kugira ngo nimugera iwanyu aho tutihuta cyane mubashe gusoma neza. Kuva igice cya 31 umurongo wa 18. Iyo usomye Kuva mu gice cya 20 ubona uburyo Imana yavuze amategeko, iyavuga imbere y'abantu, inkuba zirimo zikubita, imirabyo imirabya, ariko Imana ivuga amategeko ya. Ariko bigeze mu gice cya 31 byagenze bite? Mu gice cya 20 havuga uburyo Imana yavuze amategeko yayo iyabwira Abisirayeli. 19 mu gice cya 19 Imana yarabwiye ngo muziyeze, ejo nzaza kubabwira amategeko yanjye. Ntago Imana yavuze amategeko gusa, ahubwo yarayanditse. Igice cya 31 umurongo wa 18 mu Kuva. Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye 2 biriho ibihamya byandikishijwe urutoki rw'Imana. Imana imaze kuvugana na Mose, irangije imuha ibisate 2 biriho ibihamya, kandi ibyo bihamya byari byandikishijwe urutoki rw'Imana. Kugira ngo umenye yuko ibi bihamya bivuga amategeko y'Imana, uzasome mu Baheburayo igice cya 7, nibwo uzabona yuko ibi bihamya byari byanditse amategeko y'Imana. Aho uzasoma ibyerekeranye n'ubuturo bwera, ukabona isanduku y'ibihamya ngo yari irimo inkoni ya Aroni, yari irimo urwabya rwa manu, yari iriho n'ibisate 2 byanditseho isezerano riri hagati y'Imana n'Abisirayeli, ariyo mategeko yayo. Reka dusome mu Gutegeka kwa 2, mwumva hiryo somo ritandukaniye na riri yamaze gusoma. Ririya riravuga ngo Uwiteka amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, amuha ibisate 2 byanditseho isezerano, kandi ryandikishijwe urutoki rw'Imana. None se mu Gutegeka kwa 2 igice cya 31 haba havuga ngo iki ku murongo wa 24? 31 Gutegeka kwa 2 umurongo wa 24 aravuga ngo Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ati, nimwende iki gitabo cy'amategeko mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibereho kuba umuhamya ubashinja. Iri somo rirakomeye. Hano bavuze ngo ko handitse ndera, rwose mujye mwihangana mukurikire, tega amatwi. Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo. Ndajya mbabwire yuko amategeko ya mbere twabonye ko yanditse kuki? Ku bisate by'iki? Yandikwa nande? Aha naho hari andi mategeko yanditswe na Mose, ayandika mu gitabo. Ntabwo yanditse ku bisate 2 by'amabuye, ahubwo yayanditse mu gitabo. Ikindi yakoze, ntabwo aya mategeko yari abitse mu isanduku, sibyo? Ahubwo haranditse ngo Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ati, nimwende iki gitabo cy'amategeko mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano. Ngo kibitse iruhande rw'iki? Mbabazi, kibitse mu isanduku? Byanditse ku mabuye? Byanditswe n'Imana? Oya, aya mategeko yanditswe na Mose, yanditse mu gitabo, kandi abitse iruhande rw'iki? Rw'isanduku. Aya mbere yanditswe n'Imana, iyandika ku mabuye, kandi abitse mu isanduku. Kugira ngo nkwereke ko abitse mu isanduku, reka mbigusomere mu Baheburayo igice cya 9.
Isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera hiyise umurongo wa mbere, kuko hari ihema ribanzirizwamo ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza y'imitsima yateretseho imbere y'Imana rikitwa hera, kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hari ihema hitwa hera cyane, aho hari icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yagirijwe y'izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho iki? Byanditsweho isezerano, amategeko. Nshuti yanjye rero, uzige kuzajya utandukanya amategeko. Ntuzajya usoma ahantu handitse ngo amategeko jya uhita wibaza ikibazo kibaza ngo mbese haravugwa yahe? Mbese yaba ari amwe yanditswe na Mose ngo yagombaga kubaho kugeza igihe runaka, cyangwa namwe yanditswe n'Imana agomba kubaho kugeza ijuru n'isi igihe bizaba bitakigenje gute? Bitakiriho. Ukwiriye kujya umenya ngo mbese iri somo rivuga amategeko riravuga yahe? Nk'urugero, iyo umuntu avuze ngo amategeko yatubereye umushorera, aba akwiriye kumenya ngo amategeko ari kuvugwaho ni ayahe. Ayabereye abantu umushorera ni ayagombaga kugera kuri Yesu, maze umurimo wayo ukabugenje ute? Urarangiye. Amategeko yarangiriye ku gupfa kwa Yesu ni ayahe? Ni amategeko y'imihango, ni yayandi yanditswe na Mose, namwe yasuraga ibitambo amaze kugeza abantu ku gitambo kizima. Niyo mpamvu yabagejeje ku mushorera kuri Yesu, ararangira. Ariko ikibazo ni uko abantu bitiranya ibintu. Iyo babyitiranyije kandi bakuramo kuyoba. Mwene data, ntago amategeko 10 ariyo yabereye abantu umushorera, ahubwo amategeko yabereye abantu umushorera wo kubageza kuri Kristo ni amategeko y'imihango, kandi yarabashoreye abageza ku rupfu rwa Yesu. Agenza ate? Ararangira. Igihe umwenda watabukagamo kabiri, ayo mategeko yaragejeje abantu agomba kubageza. Namwe yanditswe na Mose, namwe yanditswe mu gitabo, namwe abitswe iruhande rw'isanduku. Ntabwo ari amwe Yesu yavuze ngo kugeza ijuru n'isi bizashirira ntazavaho inyuguti i. Jya umenya gutandukanya ibintu, jya umenya kubitandukanya. Amategeko rero afite umumaro ukomeye, kandi ni icyangombwa cyo kugira ngo umuntu azajye mu ijuru. Niba ushaka kuzabyemera neza, reka ngusomere amasomo. Uyu munsi nifuje gusoma amasomo menshi, ejo nasomye rimwe, ariko uyu munsi reka nsome amasomo menshi kugira ngo n'abemera bigoranye bajye babona ibibafasha kwemera. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 2 umurongo wa 3. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 2 umurongo wa 3. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Harya ngo nangahe yanditse ku bisate? Uyu muntu avuga ko amuzi, nubwo yabivuga kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ariko ngo hari igipimo kigaragaza koko niba amuzi, ngo nuko yitondera amategeko. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye, uwo muntu utazategereza ikindi kinyoma, icyo kirahagije ko ari umubeshyi. Reka dusome mu gice cya 5 cy'uru rwandiko rwa mbere ku murongo wa 2. Igice cya 5 urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 5 umurongo wa 2. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo, kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko. Kandi hasi baranize ngo amategeko y'Imana ntagenza ate? Ariko abantu bose baravuga bati amategeko araremereye, nta muntu wayashobora, ayo mategeko n'amabuye yatugerezwe ku mutwe. Nshuti yanjye, amategeko y'Imana ntarushye, kandi ikigaragaza ngo ko dukunda Imana. Bavuze ikigaragaza ko bavuze n'ikigaragaza ko tumuku. Niyo mpamvu nusoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya 14 umurongo wa 15, haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera. Mbese n'abakristo bangana iki ku isi bavuga ko bakunda Imana, ariko bakavuga ko amategeko yayo ameze nk'amabuye abahambiriyeho batayashobora? N'abakristo bangana iki bavuga ko bakunda Imana, ariko bakora uko bashoboye ngo babwire Imana bataye amategeko uzayakureho? Nshuti yanjye, iri somo riravuga ngo ikitugaragaza ko tumuzi nuko twitondera amategeko ye, kandi muri Yohana aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data abaha
umufasha. Kubera iki tugomba kubona umufasha? Nuko amategeko araye umwuka, tugomba kuyashoboza natwe dufite umwuka wera. Ndetse nusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, reka tuhasome igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 36. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 36, tugiye gusoma ku murongo wa 26. Reka mbere ku wa 25. Ezekiyeli 3:25. Nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mbakuremo imyanda yanyu n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Amen. Umurongo wa 37 wa 27, uyu murongo utega amatwi ni mwiza kandi uraremereye. Uyu murongo uravuga ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Wumvise ikintu kizana umwuka mu muntu? Nzabaha n'umwuka wanjye kugira ngo ntume. Ubureka mbabwira ikintu kintangaza. Ntangazwa n'umuntu ufite umwuka w'Imana ariko uwo mwuka ukaba utaratumye atuma, ukaba utaratumye. Oya, umvira uyu murongo wa 27 inshuti, uravuga ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza amategeko. Nicyo kintu kizana umwuka. None se niba ubonye iki kintu ukaba utaratumye ugera ku ibi bintu, uwo mwuka wakumariye iki inshuti zanjye? Niyo mpamvu Yesu avuga ngo nimunkunda muzitonda amategeko ye, maze nsabe data abaho umufasha, ngo niwe mwuka w'ukuri. Mbese mbabazi, hari umuntu wagira umwuka w'Imana akananirwa amategeko yayo kandi aricyo kizana umwuka? None se biya ntivuze ngo nzabaha umwuka wanjye kugira ngo ntume, sibyo? Mushobora amategeko. None se niba kunanira, uwo mwuka yakumariye iki? Bitakubuza kuza kubitekerezaho. Kuko Yesu igihe bamubazaga ikibazo bati nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo, yarashubije ngo niba ushaka kugera ku bugingo genda witondere iki? Amategeko. Igihe umuntu yamubazaga ati niki ngo nakora ngere ku bugingo wundi, yaramubagiye ngo mu mategeko byanditswe gute? Yanditswe n'urutoki rw'Imana. Yesu ngo yigeze abwira abantu ngo kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, amategeko ntazavaho inyuguti imwe, nta nubwo azavaho agace kayo gato, kugeza aho byose bizagenze gute? Bizarangirira. Yakobo yaranditse ngo umuntu witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Ayo mategeko 10 yanditswe n'urutoki rw'Imana, ujye uyitondera nshuti zanjye, ntukagende uyasitaraho, ahubwo jya umenya yuko umugaragu w'Imana Salomo yanditse amagambo yanditse mu Migani igice cya 28 umurongo wa 9, arandika ngo umuntu wisiba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako niki? Ngo hari abantu batangira kwigisha amategeko ati buriya bazanye iby'amategeko, yashaka agahita yihagurukira mu iteraniro ngo yitahire. Bibiliya iravuga ngo umuntu wiziba amatwi ngo atumva amategeko, ngo yavuze nawe Imana yiziba amatwi ngo itumva ibyo avuga. Ngo gusenga kwe nako niki? Byanditse mu gitabo cy'Imigani igice cya 28 umurongo wa 9, haranditse ngo wiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako nikizira. Waruzi yuko muri Matayo 15 umurongo wa 9 handitse ngo bansengera ubusa? Kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'iki? Y'abantu. Bansengera ubusa. Reka mbabaza, amategeko arakomeye. Ni icyangombwa cyo kujya mu ijuru? Nta muntu ushobora kujya mu ijuru atagizahurira nayo. Ari iyo ujya ubona yitwa 10, ari Imana itigeze iha umuhanuzi ngo ayandike, ari Imana itigeze yandika mu gitabo, ari yanditse mu ijambo ryayo, uzajya uyagendaho kandi uzajya uyitondera nshuti yanjye. Bizakugira umumaro muri ubu bugingo kandi bizakugira umumaro ubugingo buhoraho, maze Yesu nagaruka azaguha ingororano. Ukure gutekereza ko iki kibazo Yesu yabajije, kandi niba icyagukuye mu rugo iwanyu ari ukwibaza ngo niki nakora ngo nzagiye mu ijuru, niba ufite ikibazo kimeze nk'icy'uyu musore, niba atari we warota ubona umuntu ukumenera ibanga, utazategereza izindi nzozi, utazategereza irindi yerekwa, uyu munsi umenye ko Imana ikujijuye kandi utazongera kugendera mu bujiji na rimwe. Ujye umenya yuko umuntu wese ubajije ikibazo ngo niki nakora, Yesu avuga ngo genda witondere amategeko. Uyu we yari umufarisayo, Yesu avuga ngo narayitondeye kuva mu buto. Hari abantu baba bafite atuzuye, bamwe bafite 8, abandi bafite 9. Ubu hari ikintu kintangaza, ni uburyo umuntu akura itegeko rimwe mu mategeko 10 akaryita iry'umuhango arikuye mu yandi. Yandikiye hamwe, avugirwa hamwe. Ntabwo iryo tegeko yaribonye ryaranditswe na Mose, oya ryanditse mu 10 ni irya 4 cyangwa ni irya 2, ariko umuntu akarikuramo ati ibi ngibi se Imana iziko ibi bintu by'iminsi ntacyo bimaze.
ibyo byitwa gushyira mu gaciro kwawe. Ariko ndagira nkubwire ko ntabwo ari ngombwa ko iby'Imana biba logike ngo wumve biri logikoma byumvikana ngo ukunde umenye ko ari byo, kuko ubwenge bwawe buragerwa kandi ni buke. Imana ikurusha ubwenge yarabigutegetse, kandi uzabona ingororano yabyo cyangwa uzabona igihano cyabyo. Iri somo ndifuza kuritahana ryanditse mu migani rivuga ngo umuntu wisiba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Ubu ushobora gusanga umaze imyaka usenga mirongo urimo uruhira ubusa, kuko iteka iyo bagiye kuvuga amategeko y'Imana utuvuga uti bazanye iby'amategeko. Amategeko anganya agaciro n'ibindi bintu byose byanditse muri Bibiliya. Jya utega amatwi yumviye. Kandi ndagira nkubwire ko kimwe mu bintu biranga ko umuntu yahawe umwuka, kimwe muri byo, ikintu kirangwa ko umuntu yahawe umwuka, nuko ashobora amategeko atajyaga ashobora kera. Uwo uhawe n'ubundi amategeko akagumya akamunanira, uwo mwuka yahawe azawugenzura. Ushobora kuba ufite ikibazo, azongera wigeho, kuko Yesu yaravuze ngo nzabaha n'umwuka kugira ngo ntume. Kuko Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko, mbasabira umufasha, niwe mwuka. Ariko ari uko mwitondera amategeko. Yesu yaravuze ngo iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Byanditse mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 3. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi. Ndetse mu gice cya 5 umurongo wa 2 aravuga ngo iki nicyo kitumenyesha noneho ko tumukunda, nuko twitondera amategeko, kandi amategeko ye ntarushya. Niyo mpamvu mvuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ntabwo ngiye kuvuga ibintu byinshi, mvuze bike. Mbabwiye ko amategeko ari icyangombwa, kimwe mu byangombwa byo kujya mu ijuru. Simbonye uko mbabwira ikindi cyangombwa cya kabiri kiri hepfo, kiri kuri uyu murongo wo hepfo. Uyu musore yaravuze ati yose narayitondeye. Reka tuvuge ko uwo muntu yarabaye nk'umudivantiste, yari umufarisayo bubahirizaga n'isabato. Ariko ubu reka mbabaze, ndagira ngo mbumvishe uburyo hari abantu bakiri kure cyane. Niba hari umuntu utatinyuka kuvuga ati kuri icyo kibazo nta kibazo ngifiteho, kandi nuvuze ati nta kibazo ngifite, ahabwa indi nshingano ya kabiri, nk'uwo utaranarangiza icya mbere ubwo ageze ahaganaye. Ko nta muntu Yesu azabwira icyangombwa cya kabiri cya mbere atarakirangiza, nk'uko twabonye ejo kuri Daniel ko kugira ngo akore ikizami cyo hejuru ariko arabanza icyo hasi. None nshuti, kugira ngo ubwirwe ngo niba noneho warayitondeye ukaba ushaka gutunganya, genda ugurisha ibyo utunze, ko bisaba kubanza guca kuri iyi ntambwe ya mbere, nayo ukaba utarayishobora. Ubwo ko numva uri kure cyane ukurikije aho ibihe bigeze bisatira imperuka. Yesu abwira umusore atumva, ariko ngo avuze ati narayitondeye. Uzasome muri biravuze ngo Yesu amubonye aramukunda, aramushima, amubwira ikindi cyangombwa ngo abatunganye bingana iki rwose. Imana rero ikwigisha ibirenze ibyo umuntu yakwigisha undi. Igusobanuriye ko Yesu umwami waremye ijuru n'isi niwe wavuze yuko kugira ngo umuntu ajye mu ijuru ari ngombwa ko yitondera amategeko. Yesu umwami waremye ijuru n'isi niwe wabwiye umuntu ati mu mategeko wasomyemo iki, amubwira ati genda ukitondere uzarijyamo. Yesu umwami waremye ijuru n'isi niwe wavuze ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, kandi niwe wavuze ati ntimuzatekereze ko naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyakomeza. Kuyakomeza ni gute? Nuko abantu kera bari bazi ko kwica ari ugufata umuhoro, ariko yaraje avuga ati genda avuga ngo umuntu nanarakarira mugenzi we buriya yarayakomeje. Yarayoroheje? Oya, yarayakomeje. Imana rero igufashe kumenya agaciro k'amategeko y'Imana, igufashe kumenya yuko guverinoma y'Imana ifite amategeko ayigenga 10 nk'uko leta zose zigira itegeko nshinga. Kandi Imana igufashe kugira ngo iguhe umwuka wo kuyashobora, kuko amategeko ari ay'umwuka, wowe uri wa kamere, ariko Imana yasezeranye kuguha umwuka kugira ngo uwo mwuka utume ukomeza amategeko yayo, kandi kugira ngo ugende uyagenderamo, ugende uyubaha, kugira ngo nawe nuzajya usenga Imana izagenge ku musaya yumve. Ariko nutagera kuri uwo murongo uzamenye yuko gusenga kwawe ari ikizira, uzajya umenye yuko bamusengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu, kandi uzashaka kuva muri uwo murongo inzira zikigendwa. Reka muri uyu mugoroba Imana igufashe kandi Imana ikunganire kugira ngo iguhe ibyumviro bizima, kandi amategeko y'Imana akubera umuyobozi, akubera umushorera, kandi azatuma ugera mu ijuru, azatuma uhabwa ubugingo buhoraho. Reka ubyiyifurize muri uyu mugoroba, kandi wongere kubisaba Imana cyane, kuko yifuza kubiguha kurenza uko umubyeyi aho umwana we byiza,
kandi iguhe n'amaboko abyakira yo kwizera. Ndabisaba Imana ku bwanjye no ku bwanyu mu izina rya Yesu. Ndagushimiye cyane inshuti wakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'ibyiringiro muri gahunda y'ijambo ry'Imana, ubwo twareberaga hamwe uburyo kubahiriza amategeko y'Imana ari kimwe mu byangombwa byo kubona ubugingo bw'iteka. Wumvise ko Imana ubwayo yanditse amategeko 10 yayo n'urutoke rwayo, kandi iyandika ku bisate by'amabuye nk'ikimenyetso cy'uko aya mategeko azahoraho kugeza Yesu agarutse. Ndakwibutsa yuko iri jambo ry'Imana warigezwagaho n'umubwirizabutumwa bwiza witwa NZARAMBA Emmanuel, ubwo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2015 yari ku itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Muhima, muri konferanse y'Iburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, mu materaniro y'ivugabutumwa yari yateguwe n'iryo torero mu gihe cy'ibyumweru 2. Ndasaba Imana kugira ngo itubashishe kugendera mu mategeko yayo. Kuri mikoro wari kumwe na Onesphore Yadusoneye. Imana iguha umugisha. Ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Kandi uyoborwa naryo ntabwo azarindagira. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro.